tangira akazi kawe k'umunsi hakiri kare ukurikirane ikiganiro impano no kuramya. Isi yose ipfukame izamurire ndera ryawe namiwe urakwiriye isi ndetse no mw'ijuru imbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe nami urakomeye. Murakoze cyane dukurikiye kuri radio dukurikiye kuri YouTube channel. Urabumva ko baririmba neza, barasa neza, babasha kuba bari ku bareba bitwa nyine umuryango w'inyenyeri. Korali yaturutse Kabusunzu ku itorero rya Advance y'Umusaraba karindwi rya Kabusunzu mu ntara y'ivuga butumwa ya mo Kigali. Kuri uyu mwanya rero, muri uyu mwanya baje muri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro, of course baraturirimbira live nkuko turi kumwe, baraza kandi kugutangariza amakuru cyane cyane bitsa ku gitaramo bafite kuri iyi Sabato tariki ya 22 z'uku kwa 11/2025. Tubahaye ikaze Valence w'Imana. Wowe urababona ute? Urebye amashusho, ureba abaturi kumwe mbere kwenda duita tubazana live. Ya ngira ngo n'abadukurikiye muratubona nyine ku mashusho turi kumwe nabo, ngira ngo n'abari ku buhanga bw'ibyuma baradufasha bagende nabo babatunga itara rya kamera, bamaze no kubikora. Murabona ko n'amaso kuko arabaha, barakeye ku maso, kandi urabona yuko koko baje ari abaririmbyi, baragaragara nk'abaririmbyi. Tujye rero gutaramana nabo muri iki kiganiro, baraturirimbira indirimbo maze muryoherwe, ariko baranadusangiza ku mitegurire y'icyo gitaramo ku itariki ya 22 bizaba bishyushye, bizaba biryoshye ariya ku Kabusunzu hariya mu ntara ya Kigali. Celestin, okay, mu ntara yivuga tumwa mu Kigali. Reka duhita ubwo tutangira tubakira, birumvikana turahera ku mukuru muri bo, president wa korali yitwa Ndatimana Raphael. Ndatimana Raphael mwishati ya karokaro, ubwo bari kutureba bamaze kumubona. Tuguhaye ikaze yicaye imbere y'impano no kuramya. Ndabashimiye cyane. President, amakuru ki suza abateze amatwi, utubwire amakuru muri korali, umwuka uri muri korali hari, hanyuma tugende. Ndabashuje cyane kandi mu izina rya Yesu. Umwuka uri muri korali ni umwuka mwiza kandi ni umwuka ufite imbaraga, kubera igikorwa gikomeye twimirije imbere cy'igitaramo dufite ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11. Rero ku mpande zose ibintu bimeze neza kandi birashyushye. President, ese umuntu yavuga yuko activity cyangwa se ibikorwa korali hugiyemo ari ibihe bigendanye n'imyiteguro, kuko mu buryo bugaragara koko urabizi ko igitaramo gikomeye nk'icyo ngicyo turi kukubwira kigira ibikorwa bikomeye. Icyambere no gutumira, no kurarika abizera b'abadivantiste umunsi wa karindwi ndetse n'abashyitsi batari abadivantiste, kuko ubutumwa bugomba kugera ku bantu bose tutarobanuye. Rero ubu turi mu kwitegura mu gutumira, haba mu buryo bw'ikoranabuhanga, haba mu buryo busanzwe. Impande zose twarazatatse turi kuzikoraho. Mwaje no mwitangazamakuru. None twaje mwitangazamakuru. Baje mwitangazamakuru kandi batuzaniye agaseke. Hanyuma president watangira wenda utubwira baba iyi timu muzanye, ariko ubundi muri bangahe, hanyuma utangire ubakira uhereye kuri Kazungu wicaye iruhande rwawe. Mpereye kuri Kazungu. Uyu mugabo yatitwa Kazungu. Nakamenya ko ubwo naba ntari Celestin. Yitwa Kazungu rwose. Anigihe bakora mu buryo bwa ironi bakamwita Ruka. Ariko mu mazina yitwa Mabuka Jean Claude. Akaba aririmba ijwi rya base cyane. Hanyuma muri korali murabaririmbyi bangahe, hanyuma ubone gukora introduction y'abangaba muri kumwe. Muri korali bisanzwe turabaririmbyi bageze muri 35. Wow, numubare utubutse. Ngaho tubwire rero iri tsinda muzanye, navuze uhereye kuri bantu ki turi kumwe nabandi. Turi kumwe n'abaririmbyi twazanye bahagarariye abandi. Kazungu maze kumuvuga, ariko umugabo turi kumwe abareba kuri screen imbere ya Celestin hari uwitwa Ngirukubonye Jean Bosco. No yunguyu wazamura akaboko ariko suza bizera. Warajya avuga ajya pepera abizera badukurikiye bari hirya no hino. Akurikiwe n'undi mudamu w'inzobe cyane
umeze nk'umuzungu yitwa ubwo Uwingene nawe wabona muri Esperance. karitsiye bajya bashyiraho kazungu Urabona ko akeye cyane no mu ijwi kandi arakeye. nibyo Agakurikizwa na Mutesi Marie Louise, yego nawe ni umudamu uri mu Yambaye ijwi n'amafaranga rya mu maso. kabiri kandi kuko rikeye cyane. Agakurikirwa na secrétaire wa korali Yego. Uwase sekreteri Liliane. muramubona yitwa Liliane Uwase Uwase Liliane. Uwase Liliane. Agakurikirwa na Kwizera Kevin. Kevin Kwizera ndabona akiri umukobwa ahari Ni niba amaso umukobwa kandi Ari urabona mazima. ko akeye ubwo ngubwo nyine Yego. aririmba ijwi rya soprano kandi aririmba neza. Inyuma ye hari umudamu yego Pauline Pauline. Niyitegeka Pauline. Nuriya mwamubonye kandi impande yanjye hari Pauline azi gusokoza cyane ako kantu ntugasige azi no kwambara neza kabisa akeye cyane. Impande yanjye rero reka turi hakaba no muri Kigali keye natwe tugomba kuba muri dukeye Kigali ikeye. Abantu baje hano bose barakeye. yego Impande yanjye hakaba hari umutoza wa korali Habimana Isaka. Umutoza. Isaac Habimana Umutoza. Repetition ziri kugenda gute muri korali? Ariko hari undi niba hano impande yanjye bamwita François, yego, kugira ngo- akaba ashinzwe iterambere. iterambere Uramubona cyane mu bwanwa bwiza buconze cyane. ubwo bwanwa nahoze mvuga ni Reka umutoza rero atubwire repetition ziri kugenda gute, ziri gutanga icyizere. repetition ziri kugenda neza nta kibazo kandi turi kwitegura neza. Ndahamya nashidikanya yuko kubwo gufashwa n'Imana kandi n'Imana dukorera nibyo igikorwa dutegura imbere cy'igitaramo dufite kizagenda neza rwose. Mwuka Imana ari kudufasha muri misi. Liliane secretary tubwire icyo gikorwa cyo kuwa 22 ubundi ni igikorwa kigamije iki hanyuma mwe mugorora imihogo kuko mukanya mugiye kuturirimbira rwose. Murakoze. Igikorwa twimirije imbere ku itariki 22 ni igitaramo cyo gushima Imana, icyo ni icyambere, ariko hakabamo no gukusanya inkunga ya sonorisation ya korali. Impamvu dukunda tuvuga ubutumwa ku itorero iwacu mu ntara yacu tukanasohoka tukajya n'ahandi, ariko iyo twagiye hanze y'umujyi biratugora. Ivugabutumwa riba ryagutse cyane ku buryo usanga abantu ari benshi, bikadusaba ko tuba dufite sonorisation kandi ifite imbaraga. Nicyo twimirije imbere rero, birasaba sonorisation ifite imbaraga kugira ngo tubashe kubwira abaho twagiye, kuko iyo turi i Kigali biba byoroshye, sonorisation tuyisanga aho turi, aho twagiye. Ariko iyo twasohotse twagiye hanze y'umujyi, hari igihe dusanga umusozi wuzuye, bigasaba rero ko tuba dufite sonorisation. Niyo mpamvu icyo gitaramo yego. Mukunze gukora ingendo nyinshi zivugabutumwa hanze y'umujyi? Yego. Icyo kintu kirasobanutse. Reka turebe iyo bagiye hanze y'umujyi wa Kigali bakaririmba undi baririmba bati niyo mpamvu baje muri studio na amahirwe aruta ayabandi tuba twasigiye dusanga hirya no hino kuko bo dushobora gucuranga indirimbo zabo wenda ziri kuri YouTube cyangwa dufite no muri files za radio ijwi ry'ibyiringiro, ariko iyo mwaje muri studio nta karusho mutanga amakuru mu buryo bwuzuye mukanaririmba. Muranyemerera rero indirimbo muhitamo murayizi ya mbere muraduha nk'umusogongero mukayituririmbiraho, sinzi ngo bimeze gute yabariye niba murarimba muri akapera sinzi uko mwabiteguye. Mutoza Turaririmba rwose nk'uko bisanzwe. Ubuhanga bw'ibyuma ndabona hari uko babitwereka, reka babikoreho hanyuma maze ubundi binatwereke ishusho y'uburyo koko igitaramo kiri gutegura. Yego. mbese ninde ikibazo kirabajijwe ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde ninde wahishuriwe amabanga ya Yesu tugaruke ku mateka twongere twige Yesu kuko benshi bamwizera igice tumwige tutazawusha intego
kumenya imibereho ye no kumenya iyo ashaka ko tubaho bizadufasha gusobanukirwa uko tuzitwara mu minsi iri imbere. Benshi twize Yesu igice cyo kudukemurira ibibazo, twize Yesu nk'umunyembabazi kandi koko ni nako biri n'umugiraneza pe. Ariko twe kwirengagiza kwaca imanza zitabera, tugaruke ku mateka twongere twige Yesu kuko benshi bamwize igice, tumwige tutazawusha intego, kumenya imibereho ye no kumenya iyo ashaka ko tubaho bizadufasha gusobanukirwa uko tuzitwara mu minsi iri imbere. None nshuti zanjye dufate umwanya wo kongera kwiga Yesu, tureke gukina mu bintu by'Imana, twige kandi dusobanuze imico ya Yesu kuko ari nayo igomba kuranga abamwizera. Ibi bintu byo guteta tuzana mu ijambo ry'Imana, kandi hari abamenya amaraso kugira ngo turibone, bizatuma hari benshi bazacirwaho iteka kandi barasengaga. Tugaruke ku mateka twongere twige Yesu kuko benshi bamwize igice, tumwige tutazawusha intego, kumenya imibereho ye no kumenya iyo ashaka ko tubaho bizadufasha gusobanukirwa uko tuzitwara mu minsi iri imbere. Tugaruke ku mateka twongere twige Yesu kuko benshi bamwize igice, tumwige tutazawusha intego, kumenya imibereho ye no kumenya iyo ashaka ko tubaho bizadufasha gusobanukirwa uko tuzitwara mu minsi iri imbere. bagize neza bitwa korali umuryango w'inyenyeri, urumva ko bimeze neza, bararirimba neza, afite indirimbo yanditse ibintu mbega ni sawa cyane. Jewe rero uraseretse bagifungura indirimbo nahise numva uri kwinjiramo neza, numva rwose ibintu bimeze neza, nahise numva ko burya bavuga ngo ibijya gushya birashyuha, nahise nanjye numva koko bafite ikibatsi kabisa, urumva yuko imyiteguro bayirimo neza, bafite amajwi afite imbaraga, urumva. Kandi twibutse abantu badukurikiye ko aba ni abahagarariye abandi, mu baririmbyi basaga 30 batubwiye, aba ni abaje bahagarariye amajwi. Bisobanuye ko rero biratwereka uburyo imbaraga ziri gushyirwamo kugira ngo iki gitaramo kizabe kimeze neza. Kuhabura rero byazaba ari igihombo. Reka rero tubaze President, hari ubundi mwabayeho nka korali kuva ryari mbere yuko twinjira noneho ku isabato nyirizina tukavuga rwose? Celestin, ko turi ubukombe muri 97 imyaka 28 yose murayihiritse 28 yose turayihitse tubwiriza ubutumwa turirimba. Ariko wenda akanyuzemo mu myaka 28 mwatubwiye ko mukora ingendo zivuga butumwa hirya no hino,
n'iki kintu mwabonye n'uyu munsi wa none gikomeza kwamiriza yuko mugendana n'Imana kibereka ku kiganza cy'Uwiteka kiganza cy'Uwiteka kiri kumwe namwe? ni byinshi ariko ndavuga icy'ingenzi. Ndibuka rumwe turi mu ivugabutumwa ibyumba, turi ku musozi, imvura iri kugwa cyane, abantu bahatuye bamwe ntibishimira iryo vugabutumwa, bohereza umukecuru wari wikorera akabindi karimo umuriro, batubwiye ko yari umupfumu rwose agira ngo aze aragure avuge cyane abantu bagende ku manywa y'ihangu. Imvura iri kugwa, twasizemo umuziki, turaririmba, turabwiriza, azenguruka iteraniro, narazenguruka n'umuriro tubirebesha n'amaso, ariko ku mwisho bigeze hagati ka kabindi agakubita hasi, araza imbere arihana kubera imbaraga z'indirimbo, kuva uwo munsi twamenye ko turi kumwe n'ukuboko k'Uwiteka. Amen. Ikindi kandi n'uburinzi bw'Imana kuva icyo gihe buracyari kumwe natwe. Amen. Amen. Ngo icyo kintu kuba ikivuze byari bikwiye Celeste. Mu minsi yashize twigeze kuvuga mu kiganiro tuti burya muri gospel music, mu ndirimbo z'Imana, burya imbaraga zazo cyangwa se buryo Imana inyuzamo imbaraga zikagenda zigafata abantu bagahinduka, bakava mu bidakwiye, bakava mu bidatunganye. Iki ni igihamya ni ya myambi nyine twahoze tuvuga, tuba turasa Satani nawe araturasa, ariko natwe tugomba kumurashisha amasengesho y'indirimbo ndetse no gusoma ibyanditswe byera. Perezida rero mpagurutse hano kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, nciye kwa Mutwe, ndazamutse kuri Cafe do Nyakabanda, ndazamuka no ku rusengero Bakabusunzu ku isabato, twicazeyo rwose. Reka twicareyo turebe ukuntu ibintu bimeze. Murashima Imana nibyo, murashaka sonorisation nibyo, ariko tubwire protocole y'ukuntu gahunda ziteguye kugeza kuri uwo munsi. Kugeza kuri uwo munsi ibintu birarenganyije kandi twarabiteguye, tumaze hafi umwaka tubitegura. Ni ukuvuga ngo nk'uko uvuze izo nzira zose ukagira Kabusunzu, twateguye imyicarire y'abantu, abizera, baba abashyitsi, baba abatari abashyitsi. Rero dufite ubusitani bunini cyane, twamaze gutegura ko tuzabukoresha kugira ngo buri muntu wese ko bamaze muri mu busitani, turi mu busitani kugira ngo umuntu wese uzabuhari azabe yitegereza neza ivugabutumwa riciye mu ndirimbo. Nta muntu uzacikanwa. Ukurikije uko urusengero rwacu ruraruzi rungana, twateganyije ko tuzajya mu busitani, ndetse duteganya n'uburyo bwa tente kugira ngo abantu bazabe bari ahantu hatwikire, kuko turi mu bihe by'imvura, buryo nta na kirogwa nimwe tuzagira kubera Imana kandi bizatungana. Yes, ndababona nk'umuryango w'inyenyeri. Mpera mikoro François ushinzwe iterambere. Njye nkubona uburyo ukurikira korali yawe hafi. Ntabwo ajya tumasinzira ngo nikangure neza. Burya andasaho abakuri hafi. Korali iri muri ibi. Korali muri ibi. François, iki gitaramo muragifatanya n'izihe kohari ku buryo nyine kiraba kiryoshye? Umuryango w'inyenyeri birumvikana nk'abayoboye ndetse n'abandi bazaza batera iteka kuri uwo munsi. Iki gitaramo biri international, mpuzamahanga, kuko nka korali umuryango w'inyenyeri twagiye dutegura ibitaramo byinshi cyane bitandukanye, ariko iki twashatse kugishyira ku rwego ruri mpuzamahanga, kuko ukurikije ibitaramo byose twagiye dukora, ubu ngubu nibwo tubona tuzagira abashyitsi benshi cyane, bitewe n'uko twateguye igitaramo, tumaze umwaka tugitegura, twatumiye amakorali meza akunzwe. Ndatekereza impamvu mvuze ko ari ku rwego mpuzamahanga, ni amakorali akunzwe cyane, harimo korali Abahamya ba Yesu, ni korali imaze kubaka izina yaba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, babasha kugeraho kuvuga ubutumwa. Hari korali Inyenyeri z'Ijuru i Karongi, Imahembe muri Nyamasheke, ni naho iwacu ku ivuko buriya. Ubwo ni korali y'ubukombe, nayo mu myaka bagize, ni korali mpuzamahanga, korali ibasha kuva muri iki gihugu cy'u Rwanda nayo ikambuka imbibi ikajya kuvuga ubutumwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Irakunzwe. Hari korali The Guardians guturuka i Masaka, ni korali ifite ibihangano byiza cyane. Hari korali El Shaddai yo mu Bibare, nayo ni asigaye. Azacu wambaye. Niyo mpamvu nakubwiye ko ari igitaramo kiri mpuzamahanga. Tubanze tuwahamashi. Na God's Voice wacu Kabusunzu nayo ntago twayibagiwe. Nayo ni korali
imeze neza cyane muri ino Witwa ngo minsi iki Akabusunzu? God is voice God is voice ndayizi nayo irahari. iririmba neza cyane. ubwo rero ngira ngo urabyumva ko ni igitaramo tumaze umwaka dutegura kandi kizanyura imitima ya benshi tuzaba turi kumwe yaba abazaba bari iwacu Kabusunzu ndetse n'abazaba badukurikiranye live kuko igitaramo cyacu twavuze ko kiri mpuzamahanga kizakurikiranwa live. Live ni ukuvuga iki? kubatazabasha kuba bari kumwe natwe bazakurikirana igitaramo kuri YouTube channel ya Korali Rega Umuryango nanjye nzaba w'Inyenyeri. niriwe hano kuri radio Yego. nshobora kugikurikira nibereye hano YouTube channel yitwa ngo iki? Korali Umuryango w'Inyenyeri. umuryango w'inyenyeri Umuryango w'Inyenyeri. umuryango w'inyenyeri niko YouTube channel yitwa Bazandikamo umuryango w'inyenyeri hanyuma bahite Umuryango- babona link. bahite babona link tuzayitanga mbere yaho mbere yuko igitaramo gitangira tuzatangirana no kuwa nyuma w'isabato tuzatangirana no kuwa gatanu muri gahunda yo gutangira isabato tuzaba turi kumwe n'andi makorali twaringanije tuzaba turi kumwe hanyuma tuzatanga link kuva kuwa gatanu kugira ngo ku isabato kuva kuwa gatandatu w'isabato kuwa gatandatu w'isabato Kwa nyuma Yego. kugira ngo abantu benshi babashe kubona link yo kuzakurikiranaho igitaramo kuko akenshi rimwe na rimwe bijya bigorana ko samudi abantu babasha kubona link tuzatangira vanderide kugira ngo abantu babone link yo kuzakurikiranaho igitaramo. numva rero igitaramo kimeze neza Ya, kimeze neza. Secretary dufashe tubwire Liliane Karame. tanga nk'indirimbo 3 ziheruka mu mazi iminsi mwakozeho uvuga uti Maze "Bantu iminsi b'Imana, mwe muteze amatwi mutyaza mugiye kuri izi YouTube ndirimbo mushaka indirimbo iyi muzitege. n'iyi muraba mutangiye kumva neza muturi yego igitaramo ubwacyo insanganyamatsiko iravuga ngo waraturinze waraturinze concert iyo ndirimbo muri iyi minsi iriho ubwo hari indirimbo yitwa waraturinze Yego. dufite impamvu dushima Imana kuko yabanye natwe yego indi ndirimbo iriho vuba aha niyo bita gakondo gakondo narayibonye yego meze neza cyane gakondo nawe araturinze hafi aho ngaho baba barebera aho ngaho ibindi ni ko wanyuma no kwisaba babe barebye izo ubwo se hari izindi ziri hafi aho yego zirahari ariko turababwiye ngo babe barebye izo bazatureba neza ku isata sinzi ikibazo ngiye kubaza niba byakorohera umu secretary cyangwa se ushinzwe iterambere ariko ubwo ikibazo cyangwa se umupira ngutera hagati yanyu kugeza ubu kuri YouTube channel yanyu abantu bariho biyandikishije ni bangahe ese mu gihe muje mwitangazamakuru mutangaza ko mufite igitaramo murifuza ko nibura hakwiyandikisha umubare w'abantu bangana iki mu byifuzo byanyu kugira ngo abakurikirana ubutumwa bwanyu barusheho kuba benshi? Reka mbe nshubijeho gatoya ushinzwe iterambere arakomeza yego kimwe cyo ubu ngubu turashaka kuba turi kuri miliyoni y'aba subscribers yego ariko tugakomeza miliyoni kugira ngo bivuze yibeshye ndabona gihagaze ku ijambo rye komeza utubwire yego kuko turi mu ivugabutumwa iyo turi kuri miliyoni tuba dufite imbaraga kandi dukomeye kurenzaho rero ubwo ngubwo turakomeye cyane ushinzwe iterambere nakomeze kwanza reka mbanze mbwira Imana ngo yumve ikifuzo cya korali umugambi wanyu rwose ko abana ari abayose ubishatse yitubwirwa abantu n'ab'Imana n'iri joro rishatse yavuga iti miliyoni 5 mwese mukurikira ubutumwa bw'inyenyeri bw'umuryango w'inyenyeri yakunda cyane rwose reka noneho ushinzwe iterambere akomeze nawe yiyunga muri ryawe bangahe mufite ubu kugeza ubu mu minsi ishize twabaye nk'abagiraho imbogamizi nk'uko umuyobozi yarimo abivugaho twabaye nk'abagiraho imbogamizi cano isa nk'izimiramo gake ariko aho yagarukiye turi mu 1,000 kisaga mu minsi mike yatugarukiyeho ngira ngo nta n'amezi agera muri 6 arashira barusha umusore bayibatwaye ese uvuze ngo yari izimiyeho namwe bari bashatse bari bayihakinze bari bayibatwaye hari uburyo itari itunganyije neza yari yahakinzwe ariko twagarutse ku murongo ibintu mwashizemo n'ibihata
ubiradadiye biradanangiye nta kibazo. ngaho reka turirimbe ubundi niba ari ikintu giteye imbere kugeza ubu kaminuza y'abadivenisi y'Afrika yo hagati seretse ngira ngo twaziturabwa na ndiyo yego ikintu bita IT kuri iyi kaminuza bavuga yuko ariyo kugeza ubu ngubu ihagaze neza. isi iri kugenda yifungirana muri IT ku buryo Rero- iyo mobile money yavuyeho ibibazo biravuka. Ya ni ingenzi ko mujya mureba abantu nk'abo barangije iryo somo rya IT muri kaminuza bashinzwe guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga bakabafasha kuproteja Gushyiraho ingufuri. cyangwa se kurinda gushyiraho ingufuri kuri channel zanyu. Mujye muri abantu baba professionnel babyize barahari, hanyuma undi babafashemo rwose batanangire. twagiye umutoza ubwo wababwiye uko tugiye kubigenza ku ndirimbo ya kabiri nayo mugiye kuririmba turaza tujya mu cyiciro gisoza turarika abantu kugira ngo bazaboneke muri kino gitaramo mwise warakoze yego Waraturinze concert izaba iri na streaming live. Reka tugende turirimbe. Uwiteka uri mwiza pe, imirimo yawe irabyerekana. Kuva twacumura ukiyemeza gutanga umwana wawe, byatweretse urukundo rukomeye. Mwami we uratangaje, emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe. Mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru, himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe. Mwami urakomeye, emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe. Mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru, himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe. Mwami urakomeye. Uwiteka waraturinze mu minsi yose dusigaje inyuma, kandi nta kizatwa gukoreye habe namba mukiza. Ukunda abo waremye bitangaje, mukiza ukwishimwe. Emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe. Mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru, himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe. Mwami urakomeye, emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe. Mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru, himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe. Mwami urakomeye. Iteraniro ryose uko riri rihagurukire rimwe rivuge ibyiza byo wakoreye twese. Uko tungana mukiza ni byinshi bitavugwa,
ijuru n'isi biguhimbaze emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe mwami urakomeye emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe mwami urakomeye emerera isi yose ipfukame izamura ibendera ryawe mwami we urakwiriye mw'isi ndetse no mw'ijuru himbazwa imirimo yawe ni myiza kuri twe mwami urakomeye. barakoze cyane umuryango barakoze cyane rwose ngira ngo urumva yuko harimo akanovera harimo runovera rwose Kabisa, harimo harimo akanovera rwose. navuga ngo yitegura urumva yuko iyi repetition ifite imbaraga. perezida ngaho rero murarika abantu duhurire duhane rendezvous tugeze mu mwanya wo guhana rendezvous mu mwanya wo kwibutsa abantu umunsi nyirizina ugaca akarongo ku isaha ugaca akarongo kuri gahunda buri kimwe cyose abantu bakongera iyo tariki igakomeza gutrendinga mu mitwe yabo. Celestin korali umuryango w'inyenyeri gahunda ni gahunda isaha aba ari isaha gahunda yacu igitaramo cyacu kizatangira saa sawa zuzuye twarabitangaje mu rusengero twarabitangaje ku ikoranabuhanga ni saa sawa ntabwo ari saa munani ntabwo ari saa sita saa sawa tuzaba dutangiye korali ya mbere izaba igeze kuri stage igiye kuririmba. Ibi bintu uri kuvuga hari abantu batavuga ati ayo ni amasaha y'abanyarwanda ntabwo ari Abanyafurika. cyangwa ngo y'abanyafurika Ntabwo ari byo. tubifate gute? Ntabwo ari byo uko niko kuri nawe uzahigire uzabyibonera gahunda twarayiringanyije twababwiye ko tumaze umwaka tuyiringaniza saa sawa korali ya mbere izaba igeze kuri stage igiye kuririmba. umutoza buriya kuri uriya munsi tuzakujyaginga cyane cyane kuri performance yanyu muriteguye nka korali ku buryo reka abahamya bashobora kuza baririmba abantu bati wow ni byiza yewe baririmba bati wow ni byiza Elshadai bati hanyuma korali nyiri igitaramo yaririmba ukajya nta cyabaye burya mpita mvuga ntako abantu burya ni iyo uri nyir'urugo buri nyir'urugo ugomba kuvuga ijambo rya nyir'urugo rikumvikana mufite imyiteguro ku buryo izi korali zikomeye attention zitazabahiga kuko burya twe nk'abanyamakuru nako turakareba. yego icyo uvuga nibyo ariko twebwe nta bwoba dufite turiteguye mu buryo bwose bushoboka kandi abashaka gushyira amatsiko bazazinduke baze barebe uko bizaba bimeze turiteguye tuzaririmba kandi turi mu mbaraga z'Imana rwose. Amen. Amen. Numva Liliane, biguritse. ni farumasi se yego ni ngombwa umutererwa nta ntibizagera yego ku gitaramo nyirizina Ariko ni umunsi ariko ni isaha y'igitaramo yavuze ngo korali nyirizina igiye kwinjira. Abizera to twiteguye guhita tubona indi sura idasanzwe. Mwambaro mushya, intambuko nshyashya, protocol iba yahindutse. ni ngombwa ibirori nitwe ba nyiri ibirori kandi insanganyamatsiko ni waraturinze concert. Iyo rero urinzwe na Nyagasani ugomba kuba ukeye, ugomba kuba usa neza. Kimwe cyo turabavuga butumwa turanabyishimira tuzaba twambaye nk'abavuga butumwa mu mwambaro mushyashya. Kabiri nta mpungenge zihari kuko turi ahantu hisanzuye. Ubushize twagize igitaramo abantu baratubaza bati ko ari uyu munsi ubwo ni ku isabato yashize dukurikije uko mwaturaritse ubu murabona muzadushyira hehe? Ubwo mwari cyari igitaramo cyo kubasogongeza. Yego twari mu gushima Imana na none ariko ndashaka kumara impungenge abantu. Nyagasana dufatira ikirere tuzabe dufite ikirere cy'isima kugira ngo tuzakurikirane twisanzuye kuko tuzatura ahantu hisanzuye. Intambuko ni nziza mu mwambaro mwiza mumwenyura rwose tuzaba dusa neza
nyagasana azaduhamagara amasa. amen amen. François, urashaka abantu buzuye buriya busitani, urashaka ababura aho bicara, sinzi. Dusoza rwose tunasohoreza kuri icyo ngicyo, muhitamo turirimbira kapera. Bundi kapera niyo mba testingiraho noneho sasa. murakoze nk'uko uri mubimbaza abantu bo turabakeneye ni ngombwa benshi, kuko nk'uko perezida yabivuze twarabyiteguye. Kumara umwaka utegura igitaramo bivuze ko umutego wose ushoboka uba wamaze kuwukuraho. Twiteguye impande zose mu buryo bushoboka, ariyo mpamvu umuyobozi yavuze ko twarebye ku by'ikirere dusanga ni koko turi mu bihe by'imvura, dushaka amahema ku buryo n'ubwo imvura yagwa tugomba kuba turi ahantu hatwikiriye igitaramo kigakomeza. N'abazitabira igitaramo cyacu yaba bazaba bari mu nkengero, kuko turateganya ko abantu bazaba benshi cyane kurenza uko tubitekereza ukurikije amakorali twatumiye. Nta muntu uzabura aho n'abanyeshuri ba pasi bashobora kumanuka, n'abanyeshuri ba pasi bazamanuka, n'abaza Kimisagara bose bazaza. Muhima ndatekereza nta bitaramo bihari, Kimisagara, Nyamirambo, abo bose tuzaba turi kumwe. Impungenge rero zishire ku bantu bifuza kwitabira igitaramo cyacu, bazaba bicaye neza. Protokole twaraziringanije zigomba kubafasha, bakicara mu byicaro byiza twabaringanirije. Amakorali akabataramira isaha n'isaha. Kabusunzu dukorera ku gihe. Okay, ati Kabusunzu dukorera ku gihe, twanahagurutse niba mukorera ku gihe ni muzamukire ku gihe n'ubundi. Ye kuririmba nono akapela. Indirimbo igice kimwe na refrain. Hariya niho ndebera ubundi kuntu ibintu bihagaze. Umuriro ubuze. Korali yageze imbere cyagiye umuriro ugira gutya kaburagiye ngo basi. Korali yakomeza iririmbe biragenda biti. Biragenda gute? Muturirimbire rwose akapela indirimbo imwe na refrain twitahira. twigire ku mateka y'abagenzi bacu b'abakurambere mu rugendo rwabo berekeza i Kanani. Bageze ku nyanja itukura babura inzira, inyuma yabo hari ingabo zishaka kubica. Bageze ku nyanja itukura babura inzira kandi impande zose ari imisozi. Farawo n'ingabo ze nabo bari guhurura n'intwaro zabo, bashaka kwica ubwoko bw'Imana ngo butagera i Kanani. Uwiteka aca umuhanda mu nyanja barambuka. Hakurya y'inyanja batera indirimbo, amajwi y'abasesekara ikirere. Mbega indirimbo nziza baririmbye, bishimira gucungurwa. Babanzi bashakaga kubica barimbukiye mu nyanja itukura. Gakondo yabo ariyo Kanani yari yahumuye. Iyo niyo gakondo y'abera tuzageramo tumaze gutsinda isi. Hakurya y'inyanja tuzaririmba indirimbo y'ishimwe. Mbega ibyishimo tuzagira tunesheje uburiganya bwa Satani. Umwami w'abami Yesu azahora ku ngoma. Amen. Ahubwo bashatse bajyaniririmbira akapera gusa mwakiyicarira gatoya rwose. Afite imbaraga rwose. Reka dushimire cyane Valence igikorera umuryango w'inyenyeri. Nibyo. Ku buryo baririmbye akapera bivuze ko genda habo se bararimbye ngira ngo ndavuga ni si ahubwo abantu batwiteguye. Abantu baje batwiteguye rwose. Gusa ngira ngo bitweretse ko cya kintu bavuga bati turi mu myiteguro y'igitaramo. Ibi ngibi birabigaragaza, ni gihamya kidashidikanywaho, ndetse ni no gukumbuza cyangwa se no gutera amatsiko cyangwa no kunopfesha. Ibi ngibi no kunopfesha abantu, ngira ngo nta wavuga ko ngubu abantu tubahaye indirimbo zihagije. Ushaka guhaga rero azahagira mu gitaramo, azahagira mu gitaramo, abandi bajya kuri YouTube barebaho bakurikira ibintu bigende neza. Twibutsa abantu ariko ntabwo korali ishobora kuza hano
hano mu itangazamakuru rikurikiwe n'abantu ndetse bazanakomeza no kugenda bakurikirana iki kiganiro iminsi yose abari hirya no hino ku isi, bagende tudasabiye iyi korari kuyishyigikira, tubwe tuti rwose ntabwo tubatse amafaranga, ariko nibura hari akantu gatoya babaze bati ni musubscribing kuri channel yacu, mukore subscribe mu basengere, mube hafi, mwiyandikishe kuri channel yabo, mukore subscribe. Icya kabiri, mukore share, ubutumwa bwabo barifuza ko bugera kure hirya no hino ku isi, mu busangiza abantu. Hanyuma kandi nigeze n'ubavuga bati twebwe ubutumwa bwacu ntibugira umupaka, ari abadiventiste ari n'abatari abadiventiste bose twifuza ko ubutumwa bageraho. Hanyuma mubafashe gusangiza ubutumwa, kandi ibitekerezo byanyu mubibahe ku bwinshi kugira ngo barusheho kubagezaho ibintu namwe mwifuza. Murakoze cyane. Perezida, nomero ya telefone babashakaho mu buryo butandukanye, baba bazaza mu gitaramo, abashaka kubatumira bavugisha, hanyuma dutahe. Nimero irahari 0783 633 265. Iyo nimero rwose bayikoresheje wayisubiramo, yisubiremo 0783 633 265. Barakoze cyane perezida, turagushimye ndetse n'iyi timu waje uyoboye. Imana ibahe umugisha, tubifurije kuzagira igitaramo kizasigara mu bwonko bwanyu muvuga muti Uwiteka yigaragaje n'ubundi ko adushyigikiye, adufatira ikirere, sonorization izagende neza, muzabe mufite ubuzima bwiza, abakorari zigomba kuza zizahagera amahoro, n'ibyo muzabaha byo gufungura ndabizi ntanza riri Kabusunzu bizabagwe neza, hanyuma bazaririmbe neza. Hanyuma umukoro mu gihe tubahaye n'uwuherero, dukeneye feedback kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha tuzabe dutangariza abantu tuti cya gitaramo cyagenze gutya, mwumve yuko hano imvura igwa nisubira, ntabwo tubasezereye ahubwo turabwiye ngo musagaruke.